Ndi baderi wawe rega. Reka nankunda ngo ameze kuri ananye. Yesu we. Nanibagiwe. Wapshe. Kubana umuntu yikora. Nizere ko ijyana zaka. Agakanya baba. Ibaze ko nako kantu karimo ko kuvuga ngo bazabikate. Icyo ngundera na badara bizike aranaye mubwira. Narabizi nakuri. Abwati ba. Reka dukoresha bizere mwarayijugunya muri iruka. Cyo kuza badi nago yafata nenda bizi. Ariko nyine impamvu byo bitanda abona nabitekerezo cyane no kuvugaho. Nuko ubuzima bwose nabanye no badi narabizi. Nago tuzi tunatekereza ibyo bintu. Nenshuti yawe magara bisanzwe kabisa. Nukuri pe apana bira abantu bavuga ngo nta mugabo n'umukobwa bajya baba inshuti. Ari nibivugwa ko na n'ubu ngubu ajyohereza amafaranga ajya mu ndirimbo zawe. Kuyohereza sunda ikintu bitwaye abaye yohereje. Ni bibi bisa nk'inshuti. Ntago ari bibi. Nta ibyo ndi kubabaza. Ahubwo kucyo atabyerura ngo mukomeze management mwakoraga. Kubera ko ngiye impamvu mbivuga gutyo. Actually njya gufata decision yo kuvuga ngo nkore solo ni binatekereje ndavuga. Imyaka maze muri music ni myinshi reka ndeke ibintu byo kuba ndi mu maboko y'abandi bantu. At least nimba ari impano Imana yamaye none gize business reka mbikore mbishizeho umutima menye kata ziri hano mu kibuga byari byo. Yego menye bikorwa bite apana gora we expecting guhera utegereje ngo azaza umushoramari nga nshorere ngo hazaza ngo umuntu yirukange mu bintu byanjye ngari bunge nakora interview ngari vugana na Irene those kind of stuff ndavuga reka mbihindure ahubwo nanjye mbe umuntu mukuru muri music because I can do it.